hari ijambo ryitwa ngo nawe wibariwe harera Imana. Oya, ntago iryo jambo rya harera Imana irarera ndabizi, Harera Imana, ariko nanjye habyara nakubwiye, Imana, haba Imana. oya nanjye nakubwiye Eh, niba Imana yaravuze ngo tubyare twororoke twuzure isi, umwaka oya, ugomba buriya kuzamo. niba twatangiye tuvuga nuko turi gusoza, niba umuntu akunda umuntu nk'uko yikunda, ni gute wakora ikintu kizarimbura abantu? Bishoboka, cyangwa wowe ukaba nawe wahemukira umuntu. cyangwa wowe ugahemukira umuntu, ugashyira umuntu hariya akagwara siterese, ukajya ubona umuntu mbega yabaye ari wowe wamushyize muri icyo kibazo. ahubwo kwiganyira ni ukwicara ugatekereza gusa, ahubwo ntukore. kandi uwo mwanya kubona umuntu w'umutekamutwe ahubwo ari we witakuma ati ngewe ndi apotere, ngewe ndi bishopu, ngewe ndi umuhanuzi, ngewe ndi porofete, ngewe ndi, ahubwo akanaza hano atereka mpanure ati mureke mpanurire hano. Biriya byo ko tugiye mu mwanya turanasoreza kuri rya jambo ry'Imana rya taranto. Kuriya si ukunanirwa gukoresha itaranto ry'Imana, akaza ati rwose ati ubu ngiye guhanura, ari kuri kamera, ubwo agatangira akagira gutya agasimba. ubwo Imana ibimuvugisha. Ariko kandi hari abahabuze, hari igihe bavuga ngo ntiyizera, abataye imbago, oya, hari igihe bavuga ngo ntiyizera, harimo amanyanga hari ahantu. oya. Ariko kuki ibyo bintu biguriye mu bihugu bikennye? cy'ubwibone, bashaka ibi icyubahiro muri byanabujije abantu gukora cyane. ugasanga umuntu ari kuvuga ati ngewe sinzakora, mfite isezerano ry'uko Imana izampa inzu, ntaho nzajya, inzu izansanga hano. ntabwo inzu yamusanga ati ngewe mfite iryo sezerano, ati ntaho nzajya, mwe mugende mujye gukora, ngewe Imana yaransezeranije ko izampa inzu, mwe mugende nge nzaba, Imana izampa inzu. none se ko turebye ibitangaza byose Yesu yakoze, ntabwo yabanzaga gutangaza ngo uyu munsi ndakora ibitangaza. Yesu nta hantu uyu munsi mu by'ukuri turasubiza amaso inyuma turebe nanone abo turi bo, kuko hari igihe tujya twiyibagirwa tukibagirwa imibereho yacu. Niyo mpamvu rero hano nk'umuryango, navuze ejo nakomoje mu kiganiro, niba mwaragikurikiye, twakomoje ku kiganiro kijyanye n'umuryango, ariko uyu munsi nyine turakomeza tuganira, ngira ngo tumaze kumenyerana kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ndetse tunasoza uwarangiye wa 2023. naje hano ntabwo nari umwe, reka ahubwo mpereze mugenzi wanjye nawe ikaze. Sinzi niba ari ukumuha ikaze cyangwa ari ukugira ngo asuhuze ahubwo abakunzi babo ukawisanzure TV. murakoze cyane. turabashuruje mwese abadukurikira, kandi tumaze kubona ko mudukurikira muri benshi. rero mwese turabasuhuza kandi tubifuriza nyine gutangira umwaka neza. ibindi tugiye kuvuga nyine muraje mu byumve, kandi turabasaba mwese kudutega amatwi, ndetse mukajya munaduha komenti mukatubwira ni iki dukwiriye kubahereza, ni iki dukwiriye kongeramo, uko tuzajya tuganira namwe, ndetse mukaduha n'ibitekerezo. Burya nabyo birafasha, ni byiza cyane. mukasharinga n'ibiganiro byacu, ndetse mukaniyandikisha, ni byiza. Murakoze, dukomeze tugubwe neza. turaganira rero hano uru rubuga cyangwa se iyi televiziyo yacu y'ivugabutumwa, tuganiraho ibitekerezo bitandukanye, tuganira tureba mu by'ukuri ikintu kituzindura cyangwa se gituma tuza kuri uyu murongo, ni ukugira ngo tuganirize abantu bari hirya no hino ku isi, abo twegereye n'abo tutegereye, bamenye neza ko tubazirikana, haba mu buryo bw'umwuka ndetse mu buryo bw'umubiri. Burya iyo umuntu umuhaye ibitekerezo, ubutunzi bukomeye ku muntu burya ni ukumwungura inama no kumuha ibitekerezo bituma abasha kumenya uko yitwara muri ino si cyane. Rero uyu munsi ikintu urebye, turaza kuganira ku ngingo zitandukanye, ariko zose ziraba zishingiye ku ngingo nyamukuru cyangwa se interuro y'umunsi turaganiraho. Ese buri wese koko yiyumva mu ishusho y'Imana? Abantu, ni ikibazo abantu bashobora kuba batajya batekerezaho cyangwa se bafataho umwanya munini ngo bagitekerezeho, kuko hari igihe umuntu akora ikintu kumva umuntu arabaje atari ku uyu muntu nk'iki kintu. Nk'ubu hari igihe njya ntekereza nk'umuntu wakoze nka bombe,
irimbura nk'umusozi cyangwa ikarimbura abantu, nkibaze se yari yayikoze atekereza ko ari ikizica umuntu, nkareba uwakoze imbunda, nkareba uwakoze amasasu, ubwenge yakoresheje n'imbaraga yakoresheje, nkibaza ati ubundi nka biriya bimariye iki umuntu? rero nk'uko ubivuze nyine eh, interuro yacu cyangwa se intangiriro yacu cyangwa se titire yacu, sinzi mu kinyarwanda harya babyita gute. Ni interuro urebye y'ikiganiro, cyangwa Hariya se ni umutwe, intangiriro, cyangwa se intangiriro y'ikiganiro, cyangwa se umutwe w'ikiganiro. umutwe w'ikiganiro ahubwo Mm. umutwe w'ikiganiro uvuga ngo mbese koko umuntu wese afite ishusho y'Imana. Mm. Rero mbere ya byose ikintu tubanza kumenya ni uburyo Imana yaremye umuntu. Iyo turebye mu itangiriro igice cyaho cya mbere umurongo wa 26 haravuga, Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, agire ishusho yacu, atware isi n'ibiyirimo byose. Rero mu by'ukuri nk'uko uvuze ukavuga ati se nk'umuntu urema bombe aba ari umuntu watekereje neza ko yaremwe mu ishusho y'Imana. Mu by'ukuri rero Imana yo yaremye umuntu imurema mu ishusho yayo, ariko ntitwibagirwe yuko ari umuntu Satani wamanutse akaza mu isi akabasha guhindura imitekerereze y'umuntu, agashaka ko umuntu adasa n'ishusho y'Imana kubera ko yarakajwe n'uko Imana yaremye umuntu. Ubwo rero tugeze kuri Satani, reka tubanze dusenge Imana kugira ngo ko Satani irarogoya iki, reka tubanze tujye imbere y'Imana. Ubwo dutangiye kureba niba byose nyirabayazana ari Satani, reka tubanze tumutsirike mu izina rya Yesu n'isengesho, hasigaye Imana iduhereze amagambo meza atanga ubugingo n'ubuzima mu bantu. Reka tujye imbere y'Imana, Imana ize kubana natwe mwa kino kiganiro. Nyir'ibihe byose, nyaguhora ku ngoma, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza tubonye hano kuri Bohoka Wisanzure TV. Reka buri wese utwumve yumva abohotse mu mitima, yumve yisanzura mu ijambo ryawe, yisanzurana urukundo, ibyishimo n'amahoro no kugira neza, yisanzure mu gukizwa no kukwakira umwami n'umukiza. Utugirire neza kandi utumurikire, reka buri wese yiyumvemo ko ari mu ishusho yawe, maze arushaho kurwanira gukora ibyiza mu izina rya Yesu tubisabye twizera. Amen. Amen. Rero watangiye ikiganiro cyacu twibaza ese koko buri wese yiyumva cyangwa se yibona mu ishusho y'Imana? Nicyo kibazo tugira ngo tuganire. Wenda abantu ntabwo ingingo turaganiraho uyu munsi, turareba uruhare rw'umuntu mu kwitandukanya n'Imana. Umuntu yaje gutandukana n'Imana, tureba uruhare rwe rw'umuntu mu kwitandukanya n'Imana. Ingingo ya kabiri turaganiraho mwa kino kiganiro cyo kureba mu gihagararo cy'Imana cy'umuntu ku Mana, turareba kubeshwaho umuntu, uburyo ki nanone yaje guhindura imitekerereze, agasa nk'utaye inshingano Imana yari yamuhaye, akumva ko agomba kubeshwaho n'ibitangaza, ukumva imibereho ye cyangwa ubutunzi bwe buzashingira ku kintu cyitwa nk'ibitangaza. Kumva umuntu rwose mu myumvire ye, mu mitekerereze ye, imibereho ye ishingiye ku bitangaza. Icyo nacyo turaza kugisesengura turebe se aho abantu baba bahagaze neza muri ubwo buryo. Nabyo turabirebera hamwe ko tuba dufite n'ijambo ry'Imana dusoma tukaryitabaza, ariyo Bibiliya, umutware wa byose. Noneho turareba noneho n'abantu noneho bahisemo kwiyegurira ibitangaza, umuntu akumva nyine nta bundi buryo bundi bwo kubaho uretse kumubwira amagambo cyangwa se kwiyumvisha kuko agomba kubona ibitangaza uko byagenda kose. Ibi rero turaza kubifatanya n'itaranto, turaza kureba nanone Yesu umugani cyangwa se inyigisho yatanze ku bigishwa be, ababwira avuga ku muntu wazindutse ariko asigira abakozi biwe amataranto ngo bagire uko bayagenza. Turebe se natwe muri uyu munsi wa none itaranto turayifite cyangwa ahubwo turayikeneye kugira ngo tumenye uko tuyibyaza umusaruro.
noneho rero turibaza niba noneho twese dufite itaranto zingana, intambara umwiryane birava hehe mu bantu? Tu- Yes. ahubwo Izo ngingo ni nyinshi turaza ntabwo tuko turi sinzi buzibare. niba izi ngingo zose turaziganiraho, ariko reka duhere kuri iyi ngiyi. ko titire cyangwa se umutwe w'ikiganiro bavuga ngo ese koko buri wese yibona mu ishusho y'Imana? Kuko Imana itwereka ko yaremye umuntu mu ishusho yayo imutandukanye n'izindi nyamaswa. Biri mu gitabo cy'itangira, abantu baranabisoma cyane, ariko tukibaza ubwo bwigenge, icyo gitinyiro, icyo cyubahiro Imana yahaye umuntu, Mm. umuntu abiha agaciro? Yeah. Cyane ku muntu wemera Imana, njyewe numva ko abihereza agaciro ko ari yaremwe mu ishusho y'Imana. Kandi umuntu iyo yaremwe mu ishusho y'Imana akabyiyumvamo ndetse bikamubamo, uwo muntu ahereza na mugenzi we agaciro. Rero nk'uko wavuze, ingingo zawe nubwo ndeba ari nyinshi cyane, uruhare rw'umuntu mu kwitandukanya n'Imana wenda nibyo navuga, kuko ni ukuvuga ngo umuntu kubanza kwiyumvamo ko waremwe n'Imana kandi mu ishusho yayo, icyo ni cyo kintu cya mbere cya ngombwa. Ariko noneho umuntu afite uburenganzira cyangwa se yihaye itegeko ryo gutandukana n'Imana. Iyo turebye neza tubona uburyo umuntu yatandukanye n'Imana mu itangiriro. Imana izayibaza Adamu na Eva, se muri hehe? Kubera hari amategeko yari yabahaye bakwiriye kugenderaho, barayica. Rero ikintu cya mbere gihereza umuntu imbaraga zo gutandukana no kuremwa kwe mu ishusho y'Imana ni icyaha. Ariko ugize neza rero kuvuga ku bijyanye n'ukuntu umuntu atandukana n'Imana, cyangwa se n'ukuntu umuntu yatandukanye n'Imana, kuko ikintu cyarutandukanije n'Imana ni umuntu wa mbere waremwe. Umuntu wa mbere waremwe n'Imana niwe wazanye ikintu kimeze nk'agatotsi, uretse ko burya umuntu ntabwo yatandukanye n'Imana burundu. Nubwo abantu bajya bavuga ngo abantu batandukanye n'Imana, ariko njyewe mbona umuntu atarigeze atandukana n'Imana, kuko nubwo umuntu yari amaze gukosa, Imana ntabwo yamujugunye, ahubwo yamukubise akanyafu kugira ngo azajye ahora yibuka ko atagenze neza. Ubundi hari n'abantu bajya bakunda kwibaza cyane ku cyaha cya mbere umuntu yakoze, ariko njyewe iyo ndebye icyaha umuntu yakoze na n'ubu gishobora kuba gikorwa, kikaba cyatuma umuntu ajya mu kaga, ni ukutubaha no kutumvira. Abantu bajya impaka nyinshi ngo itunda n'iki, ariko njyewe mbona ikintu nyirabayazana wa byose ari ukutumvira. Nibyo, ni ukutumvira, kubera ko nyine umuntu kwitandukanya kwe n'Imana ni uko yanze kumvira amategeko Imana yamuhaye, yanga kuyagendera, ashaka kwiyobora, ashaka gukora ibyo ashaka. Ni nayo mpamvu rero muri iki gihe cya none abantu biyambura ishusho y'Imana, bakiyambura gusa n'Imana, ahubwo bagashaka gusa nk'uko bashaka, bakora iby'Imana idashaka. Ariko umuntu iyo turebye mu ijambo ry'Imana, agira ngo igitabo cy'Itangiriro ibice 3, umuntu burya ntabwo ari we washatse gutandukana n'Imana, ahubwo rya jambo mu mwanya wagarutseho rya Satani, ari we waje mu ishusho y'inzoka cyangwa se Sekibi, umushukanyi. Ngewe mbona umuntu yararushijwe uburyarya, cyangwa se niba nabyita ubwenge cyangwa amayeri, na Sekibi kamuyobya. Ubundi rero Satani rwose tumuvuge mu izina, Rusofero, intego ye yo ni ukugira ngo umwana w'umuntu acumure ku Uwiteka wamuremye. Kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ko igihe cyose yamanukaga avuye mu ijuru, Imana imwirukanye mu ijuru, ngo yamanukanye umujinya mwinshi, ngo noneho ngo ijwi riravuga ngo wasiwe ugushije ishyano, ngo kuko umwanzi akumanukiye afite umujinya mwinshi. Rero nta kindi Satani yakora uretse kuyobya umwana w'umuntu kugira ngo acumure ku Mana.
Mu by'ukuri kuri iyi ngingo tuba turiho cyangwa se kuri aka gace k'ikiganiro turiho, uruhare rw'umuntu mu kwitandukanya n'Imana, abantu hari ukuntu bajya babisobanura kenshi bati umuntu ashobora kuba yari afite ubwenge bukeya, iyi Imana itaramuhaye ubwenge buhagije ku buryo bushobora guhangana n'amayeri y'inzoka, ariko inzoka yaje mu by'ukuri igaragariza itandukana cyane n'amabwiriza Imana yari yahaye umuntu. Aha ngaha rero tukibaza ati uruhare rw'umuntu mu kwitandukanya n'Imana, umuntu ngewe hari igihe ntekereza ko iyo nsoma ijambo ry'Imana, umuntu kudakora ibyo yagombaga gukora. Ko iyo turebye impamvu umuntu ah, atandukana n'Imana, ni ugushaka kubaho mu buzima butandukanye n'ubwo yaremewe. Reka rero ngusubize kuri icyo kintu uri kwibaza. Ngira ngo ni mu Befeso ibice 6 niho hatubwira uburyo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Reka mparebe hano kuri telefone yanjye, ni mu Befeso. Abefeso ni ibice byaho 6. Reka ndebe neza. Reka turebe niba ari ku murongo wa kangahe. Hano ni ku murongo, duhereye hano ku murongo waho wa 10 tukageza ku murongo waho wa 17 cyangwa se 18, bityo kugeza kuri 18. Aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugume rwose kuba maso musabira abera bose. Rero aya magambo ni amagambo atwereka yuko tudakwiriye kwicara, ni amagambo atwereka yuko dukwiriye kugira umwete tukarwanya Satani, kandi tukambara intwaro z'Imana. Rero nk'uko iyi titire yawe yabivuze, cyangwa se ikintu cya mbere turi kuganiraho, ikintu gitandukanya umuntu no gusa n'Imana, ni umwanzi Satani nk'uko twabibonye, kandi afite imbaraga nyinshi. Ngo hano iyo turebye hano kuri uyu murongo wa 12 haravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Satani nta mubiri, Satani nta maraso, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi si. Mu by'ukuri iyi si twicayemo itegekwa n'umubi, itegekwa na Satani. Iyi si y'umwijima, imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Hano ijambo ry'Imana niko rimbwira. Ngira ngo ijambo ry'Imana rikuri hano, urabona kuko nyine kuri uyu murongo waho wa 13 abantu batwaye intwaro zose z'Imana. Izi ntwaro rero ni z'abantu akenshi njya mvuga bajya bagiramo nk'ikintu cyo kwitiranya, cyangwa se ikintu cyo kudasobanukirwa, ukumva ko intwaro z'Imana, abantu ntabwo bazi neza ko intwaro ya mbere Imana yahaye umuntu ni ukuba hagomba kuba. Kuko Satani, ngewe mpamya neza ko akenshi abantu nibo bayikurura. Ngewe mpera kuri Satani ya mbere, ari iriya nzoka
yaje gushuka bariya bantu bagiye guhagarara ku giti, bari barabujijwe no kwegera, Mhm. bari baranabujijwe no kwegera satani. Ntabwo yagiye kubakura mu rugo, ahubwo kuko icyo gihe satani ntiyari bwanabayobye, ahubwo ngo baraje bahagarara uruhande rwa cya giti, kandi icyo giti bari bazi neza ko kibujijwe kucyegera no kukirarikira no kugikoraho. Aha ngaha rero abantu bareke, kuko ngewe njya mvuga ati icyaha gikomeye cya mbere n'ishusho y'Imana, impamvu abantu tutayibonamo ni uko tudakora ibyo twakagombye gukora. Impamvu ishusho y'Imana, uko uruhare rw'umuntu, iyi ngingo ndagira ngo wenda tunayifateho umwanzuro tuze no kuyigarukaho, kuko iyo turebye uruhare rw'umuntu, njye nkunda muri ijambo ryiza cyane ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo waho n'uwa 15, aho Imana yamaze kureba umuntu ikavuga ati dore ngubu ubutaka ndabuguhaye n'ibirimo byose, ubifate neza nibyo bizagutunga. Mm. Umuntu warahindamuka nkaho yagafashe neza ibigomba kumutunga, ajya kwegera sekibi umwoshya ati dore ibyo kurya ahantu biboneka utavunitse naha. Aba arasoromye arariye, abakuruye ishyano. Hari ikintu buriya, niba hari umuntu hari ikintu abantu nk'abantu batizera Imana, uretse ko no mu bizera Imana, no mu bitwa ko bizera Imana abajura babamo, no mu bitwa ko basenga abajura babamo. Nta kintu abantu bihutira gukora kandi bakagishakira amayeri nk'ikintu cyo kwiba. Rero reka nkubwire, umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Agizwe n'uyu mubiri twambaye ugaragara, akabaho n'uw'imbere wa wundi utagaragara ari we mwuka, noneho akagirwa n'amaraso ari bwo bugingo. Rero ikintu kiriho satani, kuko ari umwuka, tumaze kubona ko ari umwuka, tumaze gusoma ko ari umwuka, aragenda akavugana na wa muntu w'umwuka uri imbere. Umubiri rero kubera ko ari wo umuntu asohorezamo ibyo, umubiri nawo urakubwira uti ibi bintu urabyifuza, ikora utya, gira gutya, gira gutya, ariko hagati aho ngaho n'ijwi ry'Imana riba riri mu mutima w'umuntu, kuko uyu muntu wese iyo yagiye gukora ikibi, hari ijwi rimuhata rimubwira ati bikore nta kibazo, ariko hakaza n'irindi rimubwira ati nyamuneka ibi bintu ugiye gukora ntabwo ari byo. Niyo mpamvu hariya tushukwa. Satani ntago afite amaraso n'umubiri, ni umwuka. Aragenda kandi agakorera no mu bantu, akorera mu bantu, kubera ko umwuka nyine kugira ngo ubashe gukora ni uko ubanza kwinjira mu mwana w'umuntu. Ntago rero twacira urubanza cyane abantu ngo tuvuge ngo kubera iki Adamu yagiye kubikora kuriya, kubera iki yagize gute, kandi hari umwuka mubi wa Satani winjira mu muntu. Buriya yaramubwiye ati haguruka, ati n'umudamu wawe mugende mwegere kiriya giti mukirebe murebe ukuntu kimeze. Ariko si ubundi kiriya giti buriya kimeze gute? Sinahoze ndi kubabwira ubushize ko narebye filime ya Rusofero iri kuri Netflix, yerekana uburyo Satani kwereka ko ikintu ari cyiza, ikagushora mu cyaha, wamara kwinjira mu cyaha sefini ikaba umurezi, igatangira kukurega. Satani ikintu kiriho cyo uko byagenda kose nta hantu dushobora, kuko ibera hose nayo icyarimwe n'umwuka. Aho Satani nayo igoreye, cyangwa se abantu tugomba no kuyitondera kandi tukayifata mu buryo budatekereza kuko ari inyantege nkeya, kuko hari abantu bajya batekereza ko Satani ari inyantege nkeya, bakirengagiza ko igera naho twebwe tudashobora kugera. Ko niba Satani ishobora kuzamuka ikajya mu gitaramo cy'Imana kujya kudutangira raporo, ahasigaye ikagira uburenganzira kuri uyu mubiri, ku butunzi no ku bindi byose bigaragarira amaso, kandi ibyo bintu ari by'abantu bahanze amaso, ari by'abantu bareba cyane. Tugomba kwitonda tukamenya neza, kuko njye nk'uko ijambo ry'Imana mu mwanya mwatubwiraga ati hariya mu Befesi ibice bitandatu ati ntabwo turwana n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo ni imyuka yo mu kirere ibizenguruka kandi tuba dukirana nayo. Biradusaba rero natwe kugira uwo mwuka w'Imana kugira ngo tubashe guhangana n'iki
n'iyo myuka kuko ni myinshi ntabwo ari umwuka umwe. Satani ifite ingabo nyinshi abamarayika yamanukanye nabo. zizerera muri iki kirere. Ahangaha rero tukemeza neza ko cyangwa se tukavuga ko umuntu akwiye guhagarara neza. Uruhare rw'umuntu igihe cyose ni ukuba mu nshingano akwiye kubamo, ntahurwaho satani ngo ibone aho inyurira, noneho ibya satani bize gusohorera mu mubiri, kuko twebwe abantu tureba buriya ibigaragara, ibitagaragara twebwe umuntu kutubwira ngo arabifite tutabibona, njyewe mba numva ari nta n'agaciro biba bifite. icyangombwa burya ni ukumvira ijwi ry'Imana. Ijwi ryose rizakubwira gukora ikintu kibi, ujye umenya ko ari ijwi rya Satani. Ijwi rizakubwira kwanga mugenzi wawe, ujye umenya ko ari ijwi rya Satani. Ijwi rizakubwira ngo uriya ntimuvukana, uzamenye ko iryo jwi ari irya Satani, ikwereka ko ugomba kwanga. Ijwi rizakubwira ko ukwiriye gukora ibibi, ukariganya, ukabeshyera umuntu, ugakora icyo kintu ugakora mbega imyigaragambyo ku muntu, icyo kintu hari n'iryo kumva ko ubu buzima turimo bwo kurwana na satani ari naryo rigwiriye mu bantu, umuntu azabaho mu buryo bworoshye. Ariko hari ikintu nagira ngo wenda uzashyire mu kiganiro, gutegura ikiganiro. Mu by'ukuri mfite ikiganiro kuri YouTube channel yanjye kivuga ku bumuntu. Ntabwo nakoze iyo YouTube channel, mfite iyobokamana nkagira n'iyo kwigisha umuco. Ubumuntu narabusobanuye mu buryo busanzwe, ariko nagira ngo tuzategure ikintu cyerekana ubumuntu bijyanye n'ijambo ry'Imana, uko umuntu akwiriye kwitwara, uko umuntu akwiriye kubaho mu buzima busanzwe, ndetse n'umuntu w'umukristo ni iki gikwiriye, kuko iyi titire iri aha ngaha yonyine umuntu yayivugaho ikiganiro kikarangira. Uruhare rw'umuntu ntabwo twabivuga ngo tuyirangize kuko ikubiyemo ibintu byinshi, ariko reka tuze turebe abantu, kuko kubera ko turi ku mibereho y'umuntu kandi ijambo ry'Imana, abantu ubundi hano iyo tuganira ijambo ry'Imana abantu barabwira ati muzajya mu ijuru, ariko abantu bakibagirwa ko bari mu isi. Mbere yo kujya mu ijuru abantu bagomba kubanza bakaba hano mu isi. Abantu bavuga ijuru cyane, njyewe njya nkunda kubwira abantu ati mbere yo kuvuga ijuru banza utegura ibiri hano mu isi. Mbere yo kuko ntabwo wambwira ngo njyewe ngo ninjye gutegura ibintu byo muri Amerika, ibya hano muri Denmark ahantu w'iwanjye naho ubwabyo byarananiye burundu. Noneho ngahuma amaso nkavuga ati okay, muri California ho hari imiturirwa miremire, wenda ninjya kuryama mu nzu ya etaje cyangwa se hejuru muri etaje ya 80, ibibera kuri ino sinzaba nsa nkaho bitakindeba. Rero aho ngaho ni ibintu bigomba kujyana, ntibigomba gutandukana. Ari uko nguko nk'uko uri kubivuga, iby'umubiri n'iby'umwuka bigomba kujyana. Uti gute? Umubiri ukeneye kubaho n'umwuka ukeneye kubaho, ntabwo wakwita kuri kimwe ngo ikindi ukireke, byose birafatanye, biri hamwe. Rero niyo mpamvu iby'umubiri n'iby'umwuka bigomba kujyana kandi biruzuzanya. Byuzuzanya gute? Ntabwo wambwira ngo uri mu mwuka kandi ufite umuryango abana baburaye. Ntabwo wambwira ngo uri mu mwuka cyangwa ngo uri gukoresha imbaraga cyane ngo ukorere umubiri gusa, nanone udasenga cyangwa se utabonye ibyo kurya by'umwuka. Aho ngaho ni ibintu bijyana, bifatanye. Njyewe hano turi kuri Buhoka TV, nkunda kuganira n'abantu batandukanye, nkunda gutanga ibitekerezo hano ko ni kuri Buhoka abantu ko nyambwira abantu ati rero uyu mubiri dufite ni rwo rusengero rwa Kirisitu, kandi uyu mubiri wo aho Kristo yaje gutegura agategurira umwuka turimo, ko niba Yesu ari muri uyu mubiri wacu, nubanga abantu ari imitekerereze yacu n'imigendere yacu, kiretse nitumwe mu mwanya wo kugira ngo aduhereze ubwenge n'ubumenyi. Aha ngaha rero turi ku ruhare rw'umuntu
mu kwitandukanya n'Imana, burya binafatiye no ku bitekerezo. Umuntu gufata ejo nibwo twari turi kuganira mu kiganiro cyarangiye turi kureba buryo ki ese abantu bafite imyizerere n'imyumvire itandukanye, ese birashoboka ko bayihuriza hamwe, kizaba ikindi kiganiro. Ariko noneho hano tukiri kuri uruhare rw'umuntu, hari abantu bahinduye uburyo, bahindura inyigisho, bahindura imitekerereze. Hari ikintu cyadutse muri iki kinyejana cyitwa ibitangaza, kirigishwa, kibwirwa abantu bibagirwa Imana. Abantu basigaye bareba ibitangaza gusa, bibagirwa Imana ibabarira ibyaha, bibagirwa Imana itanga imbaraga zo gukora, bibagirwa Imana itanga ubwenge bwo mu ishuri. Abantu basigara bameze nk'abareba ibitangaza gusa. None ibyo bitangaza babibura, hakavamo ubugome bw'akataraboneka, kuko baba barataye igihe ku bintu bidashoboka. Cyangwa hari n'abamburwa ibyabo. Hari abantu rero mu kwitandukanya n'Imana, navuze ngo baretse inshingano zabo, ariko ibinyigisho igwiriye. Hano ubu tugiye kuri YouTube hano tukandika ibitangaza, wareba imbuga nkoranyambaga zizi uko zingana, inyigisho nyinshi, tukibaza ubu buzima bwo bushingiye ku bitangaza burerekera he? Ni Imana yabwiye abantu ngo mugende mubabwire ko bazabeshwaho n'ibitangaza. Ese umuntu abeshwaho n'ibitangaza cyangwa umuntu abeshwaho no kwizera? Ibi nabyo abantu ntabwo bajya kuko iyo abantu bari kuvuga ibitangaza, ijambo kwizera barizana nk'ikintu cy'agakamisho. Ati zera ibi ko bisohoye, ati hita ubyizera. Nona tukiri ahangaha ku ruhare rw'umuntu, izi nyigisho zo ziri mu nsengero, ku mbuga nkoranyambaga, mu miryango, mu byumba by'amasengesho, mu butayu. Hano ko turi abakristo, turi abavugabutumwa, izi nyigisho zifite uruhe ruhare mu kuyobya umuntu? Se zifite uruhe ruhare mu kumutegura kugira ngo azagere mu bwami bwo mu ijuru yera? Mu by'ukuri rero wakoze cyane no gushyiramo iyo ngingo. Muri iki gihe cy'abahanuzi b'ibinyoma, cyangwa se abantu abakozi biyita ko ari abakozi b'Imana, ariko ari abesikoro bo kugira ngo bambure abantu, babibe ibyabo. Usanga bakoresha ijambo ry'Imana, bakajya mu ijambo ry'Imana bakabeshya abantu ko bagiye kuzajya muri Amerika, ko bagiye kubona ibitangaza, ko bagiye kubona imodoka nziza. Ariko ibyo byose babikora kugira ngo babashe gufata na twa tundi abantu bari bafite, bibwira ko ngo bari gushima Imana, ngo ko Imana ibakoreye ibitangaza. Rero mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyoroshye muri iyi minsi ya none, abantu nk'abo babwirije abantu ko bihana ibyaha, ko abantu bakwiriye kwizera Imana, ko abantu bakwiriye gukoresha amaboko yabo kugira ngo babashe kubona ibibatunga, ko abantu bakwiriye bakigisha ijambo ry'Imana, bababwira uburyo Imana yabwiye Adamu ati wowe ukwiriye gukorera iyi si ukayibungabunga, ibintu biyirimo bikabasha kumera neza bikagutunga. Ariko ugasanga ahubwo umuntu ari kukubwira ngo iriya nzu urayibona, iriya modoka Imana irayiguhaye, izere, shima, tanga ituro ry'ishimwe. Mu buryo bwo kwesikoroka, ni uburyo bwo kwiba abantu bwaje abajura binjiriye mu bukozi bw'Imana. Kuko kera abakozi b'Imana barubahwaga, kuko abakozi b'Imana bari inyangamugayo. Ariko muri iki gihe cya none, niyo ubwiye umuntu ngo uri pasiteri, ashobora no guhunga, ashobora kwiruka, aravuga ati uri umujura wigaragaje, ashobora kwirukanka akavuga ati hehe. Cyangwa se umuntu aje akakubwira ati jyewe ni umuhanuzi ndaguhanurira, uhita utangira kugira ubwoba, uti uyu muntu ikintu agiye kuvuga ubanza ari ukujya kunsaba amafaranga cyangwa se gukora iki. Uzumve muri iki gihe cya none hateye abantu ngo bitwa ngo niba ari abapotere, ngo abantu ngo intumwa zikora ibitangaza, ugasanga amatorero yabo n'amakanisa aruzuye, yuzuye abantu, bakagira gutya ngo
ukabona abantu bikubise hasi akagira gutya ukabona abantu barigaraguye ariko tutararenga bakigisha ibitangaza gusa nta kintu bakwigisha cyo guhindukirira Imana. utararenga aho hantu haba potere h'ibitangaza h'abantu bakurikirwa ari benshi. Kuki aba bantu bakurikirwa ari benshi bavuga ko bakora ibitangaza Yeah. usanga ikintu bashyira imbere ari ivugabutumwa rishingiye ku butunzi? nyine kwa kuntu bashaka kwikururira abantu benshi ngo mu nsengero zabo hazemo abantu benshi bakore ibintu bisa nk'aho ari nk'ubwesikoro. njye mbifata nk'ubwesikoro kuko hari umuntu umwe wigeze kuza ahantu mu giterane ahantu twari turi, cyari igiterane ngo kivuga ngo tonight ngo you will receive your miracle, bishatse kuvuga ngo muri uyu mugoroba cyangwa se muri iri joro urabona ibitangaza byawe. noneho rero bari bavuze ngo bazana ibirema, bazana abantu nyine ngo abatumva ngo barakira ngo baragira gute, mbese icyo gihe byari ibintu bikomeye cyane. noneho hari umuntu wagenderaga mu kagare, yari amaze iminsi arwaye rwose amerewe nabi cyane, aravuga ati noneho nanjye uyu munsi kabisa Imana irankorera ibitangaza, nanjye ndajya gukirira igare, nanjye rwose iri gare ndarishyira hasi. yari umudamu ukunda gusenga ariko yaranakize, ndashima Imana ko yakize, numvise amakuru ko yakize. noneho aravuga ati nanjye uyu munsi uyu munsi ndakira, uyu munsi nanjye ndahaguruka mu kagare. aragenda, twagiyeyo twese turavuga tuti turebe ibitangaza by'Imana. rero bari abantu bafite ubwesikoro buteye ubwoba, bazana abantu bapanze babazi neza, umuntu akaza akajya mu kagare ugira ngo ni umuntu uba mu kagare ufite ubumuga, kandi umuntu nta bumuga agira. ntabwo wajya kubona ukabona umuntu baramusengeye, barasenze ngo bari kumusengera, ukabona umuntu arahagurutse arihiritse hariya, arongera arihiritse hariya. umudamu rero aragenda ajyayo, yageze kuri biriya binuza baba bubatse bya nani, aravuga ati nanjye ubu ngiye gukira. bati haguruka, reka data, haguruka, wapi data. arinda ataha bimeze bityo, ameze gutyo. kandi hari abahagurutse, hari igihe bavuga ngo ntiyizera, abataye imbago. oya, hari igihe bavuga ngo ndiyizera, harimo amanyanga hari ahantu. oya ariko kuki ibyo bintu biguriye mu bihugu bikennye? hano muri Danimarike ntabwo, hano muri Danimarike biragoye kugira ngo ubwire umuntu ngo senga Imana ngo iraguhe imodoka. biragoye kugira ngo uzabwire umuntu hano muri Danimarike hano iyo modoka arayifite. oya, agomba no kujya gukora. iyo modoka hano arayifite, ahubwo uzarebe. none se ntabwo urabona baza bagasenga bakagira batya abantu ukabona bari hari uwo nabonye waje w'umupasiteri ari gusimbutsa abantu, ndavuga ati ariko se ibi byo bifitanye isano? ariko nkunze kubona mwene abo bapasiteri basenga batyo basohoreza bafite n'ikibo hafi yabo aho ngaho, ati rero Imana imaze gukora ibitangaza, ati buri wese natange ishimwe. ibi bintu byo kubeshwaho n'ibitangaza kuba dukwiye kujya tunabisobanurira abakristo. akenshi buriya abakristo ntabwo bagira umwanya uhagije wo gusoma Bibiliya no gusoma ijambo ry'Imana ngo babone ahantu ibitangaza bituruka. burya ibitangaza bituruka mu kwizera, ntabwo ibitangaza bituruka kuko umuntu yavuze ngo Imana iragukorera igitangaza. ko iyo turebye ibitangaza byose Yesu yakoze, ntabwo yabanzaga gutangaza ngo uyu munsi ndakora ibitangaza. Yesu nta hantu, sinzi we gusoma Bibiliya waranayize, wanakuriye mu rugo rwa Bibiliya, hari ahantu Yesu yabanje kuvuga ati rero mugende muhamagare ibirema, muhamagare impumyi, aho yanyuraga hari imbabare ntiyahitaga ikubitana n'umwuka w'Imana uwo mwanya. rero hari ahantu Satani igize ikanacengeramo. ntituvuze ko wenda abakozi b'Imana bakora ibitangaza bose ari aba Satani cyangwa wenda ari abantu b'abesikoro, harimo n'ababukuri.
abukuru bo barimo rwose, ariko ikintu kiriho muri iki gihe cya none, ntabwo abantu bashaka kwerekana ko Imana ariyo yakoze ibitangaza, ahubwo bo bashaka kugira ngo bagaragare nk'abantu ari bo bakoze ibitangaza. Ni ukwihesha icyubahiro, ni bwa sinzi Satani yabazanyemo cya kintu cy'ubwibone, bashaka icyubahiro muri ibi byanabujije abantu gukora cyane. ugasanga umuntu ari kuvuga ati ngewe sinzakora, mfite isezerano ry'uko Imana izampa inzu, ntaho nzajya, inzu izansanga hano. Ntabwo inzu yamusanga ati ngewe mfite iryo sezerano, ati ntaho nzajya, mwe mugende mujye gukora, ngewe Imana yaransezeranije ko izampa inzu, mwe mugende nge nzabaha, Imana izampa inzu. none se reka ngewe nkuyibarize, ntabwo uzi ko ijambo ry'Imana niba ari Elisa, ni Elisa, ni Eliya, ni Elisa ngira ngo uriya muhanuzi wafashije uriya mudamu wari umupfakazi, abana be bari bagiye kugira, abana be bari bagiye kugurishwa kubera umwenda se, bagiye kuba abacakara b'umuntu kubera umwenda se. Ntabwo uzi ko Imana Elisa yamukoresheje akamubwira ati zana icyo ufite, akazana twa tuvuta ari two yasutse ahantu hose umuntu uza mu bindi yari yatiye, noneho akabasha kubona, akajya kugurisha akabona ibintu bituma abasha kugira. ahubwo tukiri aho ngaho kuri iryo jambo ngo ufite iki, niko none umuntu yakubaka inzu. Oya, muri iyi minsi rero abajura bo bararyifashisha iryo jambo iyo bari gusahura abantu, ati ufite iki mukizane hano, Imana ihere ikora ibitangaza. Ibyo biterane nabyo biba biriho, kuko yari irejo igiterane, mwumva igiterane kiri gifite titere ivuga ngo, kandi ni ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, ngo uko yari ejo n'uyu munsi niko izahora. Akenshi bazaba bagamije kuza kwambura abantu ibyabo. Elisa yaravuze ngo ufite iki, wowe ufite iki, ufite imodoka ye. Oya, reka tubanze ko wavuze ko hari abakozi b'Imana bariho, njye ntabwo mbihakana ko bariho, ko n'ubu natwe turiho, turimo turavuga ubutumwa bwiza, kandi nta muntu twenda kuzajya kubwira ngo banze uduhereze iki kugira ngo wumve ubutumwa bwiza cyangwa kugira ngo ubone umugisha. Twe tubwira abantu ko kubona umugisha ni ukukiranuka ugakora ibyo ugomba gukora, asigaye Imana igakorera muri bya bikorwa byawe, umugisha ukabonekera aho ngaho. Ntabwo twe tubwira abantu ko hano imigisha tugendana mu ntoki zacu. Hari n'abantu bagendana amazi y'umugisha, abandi bakagendana inkoni z'umugisha, abandi bakagendana imyambaro y'umugisha, mbega ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ariko aha ngaha turi kubeshwaho n'ibitangaza, cyangwa se kuri iri jambo Elisa yabwiye umupfakazi akazana utuvuta yari afite, akacumbamo agatsima n'agafu, akagaburira umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana asigaye agahesha umugisha uwo mupfakazi. Mu by'ukuri twibukiranye ko umugabo w'uwo mupfakazi yari yarakoranye n'umuhanuzi w'Imana. Umuhanuzi w'Imana yari asanzwe azi situwasiyo. Navuze wa undi wari ufite nyine ideni. Wari ufite ideni kuko umugabo we yapfuye. N'uwo nguwo rero wundi nawe wagaburiye umukozi w'Imana, nawe nibyo bakunda gukoresha, ahubwo bavuga bati utwo ufite tuzane utugaburire abantu utuduhe, noneho Imana irakongerera. Iyi mikoreshereze mibi y'ijambo ry'Imana ni gute abantu kuri ino siko ni ibintu bikwiriye ku isi yose, bizagenda bite kugira ngo kuko ngewe mfite ubwoba, hano mu Burayi niho tujya tureba insengero zimwe zahindutse amasoko, izindi hari aho usanga ari utubari, nkavuga ati aho hakiri ububyutse kuri uyu munsi wa none, kugira ngo abantu batazavaho nabo binuba kubera guhura n'ubuyobe cyane, bagatangira kunanirwa kuvangura inyigisho nzima n'inyigisho nziza. Erega abantu bakwiriye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Umugisha kuwubona, sibyo, ni ukumvira Uwiteka. Umuntu wese wumviye Uwiteka wese abona umugisha. Ikindi cyongeyeho, umugisha umuntu azawubona kubera ko yahesheje n'abandi umugisha, ariko nanone ntitwibagirwe ko mu ijambo ry'Imana nyine Imana yabwiye umuntu ati ugende ukore
ukorere isi, kugira ngo ibirimo bigutunge ariko ubireberere. aho ngaho uvuze hari abajya bavuga ngo ni iby'isi ngo twebwe reka nkubwire, none se niba Imana yaravuze ati rero iyi si ndayibahaye, sibyo? Isi ndayibahaye, mwebwe mukorere ibiyirimo, muyitegeke, muyobore ibirimo, hanyuma namwe muyikorere noneho ibatunge. Ni gute wambwira ngo iby'isi urabireka kandi Imana yarayiguhaye kugira ngo uyikorere? ikibazo gikomeye abantu iyo bagiye kuyobya abantu baratangira ngo ngewe ngo Imana ngo hari ikintu yarayimbwiye, ariko wanakireba muri Bibiliya ugasanga ntikirimo, ukibaze se ni gishya? kuko ngewe nemera ko Imana, ahangaha reka mbanze nisobanure neza utaranja mu ijambo. Nge nemera ko Imana ivugana n'abantu, kandi Imana igira ibyo yereka abantu, ikagira ibyo ibahishurira. Imana iravuga, Imana irakora, ariko nanone gushaka kugira icyo ugeraho ukitwaza ijwi ry'Imana, kuko uzi neza ko cyaha abantu barayibonera ngo bayibaze bayimenye neza niba koko ariyo yakuvugishije. Umuntu akaza ngo ngewe buriya Imana yambwiye ati rero ntabwo nkwiye kujya ngenda n'amaguru, murebe ukuntu mugomba kunduranyiriza amafaranga ngenda n'imodoka. ariko ntabwo yakagoye kuvuga ko Imana yamubwiye ngo bamugurire imodoka. Uyu barabivuga, ntabwo rwose ntabwo yagakwiriye kubivuga gutyo, ahubwo yaza akavuga ati bantu b'Imana nkeneye imodoka, njye mvuga ubutumwa kugira ngo mbashe kubageraho, mbashe kuvuga ubutumwa. Ariko ntabwo yavuga ngo Imana ngo yantegetse, ngo yambwiye ngo ntekereza ko bari kugira ngo yemeze abantu igitekerezo cyiwe, wenda baba babona ko nabivuga kubera ukuntu baba bamuzi ko n'ubundi uwo murimo afite udakwiye imodoka. ko niba umuntu afite umurimo abantu babona ko udakwiye imodoka, kujya kuvuga ngo ni mumpe imodoka babona atayikwiye, arashaka uwabyitirira avuga ati ariko Imana Nyiringabo yavuze ko nkwiye imodoka nubwo mwe mubona ndayikwiriye. ariko wari uzi yuko abakristo ubwabo bashobora no kureba bakavuga ati umushumba wacu akeneye imodoka? Oya, njyewe hari ahantu nigeze nyobora itorero, umukirisitu wampa ikigendesho, sinari nanamuzi, ntabwo nari nanamuzi, gusa Imana ijya imuhereza umugisha ahari, ntabwo nari nanamuzi, ampa ikigendesho ndagikoresha ngo ngikoresha umurimo w'Imana, kandi Imana mu by'ukuri yampereye umugisha kuri icyo kigendesho, ndetse nawe uko nsenze musabira umugisha kugira ngo Imana ijye imuhereza umugisha. Sinzi impamvu abantu badategereza Imana niba ibona ko bakwiye ibyo ngo basenge Imana ati niba umushumba akeneye imodoka, kuki atavuga ati Imana iyi modoka ndayikeneye, reba ukuntu mvunika, ahubwo hari abakeneye za ruwaziri zo kugira ngo abantu bajye babatinya babone wenda ko. ntabwo twatinda kuri ibyo ngibyo, gusa umuntu kugira ngo umukristo uri aha ngaha uri kutwumva, kugira ngo Imana igukorere ibitangaza ntabwo ari uko hari icyo bwawe wakoze. Icya mbere ugomba gukora ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukora iby'Imana ishaka. Nuramuka ukoze iby'Imana ishaka, Imana y'ubwayo izaguhereza umugisha, kuko uzaba ufite kwizera muri wowe, uzaba ufite agakiza muri wowe. Hanyuma ndetse iyo umuntu ari umuntu ukijijwe by'ukuri, ntago akoresha amanyanga, ntago akoresha kuba aba umuntu w'inyangamugayo, agatungwa n'ibivuye mu maboko ye. Ugasenga Imana, Imana ikaguha ukuboko kwiza. Ijambo ry'Imana ritubwira ko hari abantu benshi Imana yahaye ukuboko kwiza, ba Daniyeli ubwo bari mu bihugu by'amahanga, ba Yozefu, Imana yarabakoresheje. Kandi ntabwo ari ukuvuga ngo kandi ibakorera ibitangaza ndetse bigera no mu miryango yabo. Ntabwo ari uko bari bafite, ntabwo ari uko bagiye ngo barabeshye bavuge ibintu byinshi, ndetse hari n'ibyo bo ubwabo bigomwe kugira ngo Imana ikomeze ibane nabo. Oya, ubu mu nsengero abapasiteri cyangwa se hirya no hino ku isi nk'uko babivugaga, ubu abantu tusigaye tunatinya kuvuga ko turi abapasiteri. Ahantu hose umuntu asigaye atinya kuvuga ko rwose ngenda bivugira ahangaha kuri iyi kamera cyangwa se kuri iri tangazamakuru. Abantu muri ino minsi kubera gufatwa nk'abacuruzi, gufatwa nk'abambuzi, nk'agatsiko k'abafarisayo,
karemereza amategeko kugira ngo kikururire ibya rubanda. Mm. Ntabwo abantu dusigaye twebwe tuvuga ijambo ry'Imana twanabihamagariwe, usigaye ubona ari ikibazo kubona umuntu w'umutekamutwe ahubwo ari we witakuma ati ngewe ndi apotere, ngewe ndi bishopu, ngewe ndi Ni umuhanuzi, porofeti. ngewe ndi porofete, ngewe ndi ahubwo akanaza hano atereka mpanure ati mureke mpanurire hano. Biriya byo ko tugiye mu mwanya turanasoreza kuri rya jambo ry'Imana rya taranto. Kuriya si ukunanirwa gukoresha itaranto ry'Imana, akaza ati rwose ati ubu ngiye guhanura, ari kuri kamera, ubwo agatangira akagira gutya agasimba. ubwo Imana ibimuvugishije. Buriya se none cyangwa umuntu akabanza mbere yo kujya ahanura akabanza agahamagara abafite kamera ati nimuze ngiye guhanura mubanze murebe ukuntu Imana ivugana nanjye. Mm. Bo ibyo tuzabireba ko, ariko Mose ngo yajyaga kuvugana n'Imana ngo akitarura abantu, Mm. ngo akajya ahantu yiherereye Oya, akumva icyo Imana imubwira. n'ijambo ry'Imana riravuga ngo niba ugiye gusenga wiherere ujye mu cyumba cyawe ukinge, hanyuma ubwire Imana yawe ibyo ushaka, kandi ngo wisiga amavuta abantu ntibanamenye yuko wanasenze. Rero biriya bintu nabyo bisigaye byarateye mu bantu bakajya kuri kamera ngo bari guhanura. Reka Sinzi, reka turebe hano rero harimo ikibazo. ijambo ry'Imana ushaka kurebaho. Ngewe mbona ko nyirabayazana wa byose ari ukunanirwa gukoresha itaranto ry'Imana. Hari impano Imana yasutse ku bantu, Mm. Imana rwose yashutse abantu, yabasutseho impano: guhanura, kwerekwa, gukiza indwara, gukora imirimo mbega ibyo Yesu Kristo yakoreye hano ku isi, yasize asezeranije abamwizera ko bo bazanakora ndetse ibi biruta. Ni isezerano ry'abizera, niryo sezerano dufite. Ariko kwifashisha iryo sezerano utarifite nibyo biri gushyira abantu mu kaga. Reka tuze rero kureba ukuntu akaga abantu bakajyamo batabizi. Turahera kuri uyu mutunzi wasigiye abagaragu be itaranto. Ntabwo turanasoma kuko ni ijambo ry'Imana ryigishwa ahantu henshi, rivugwa ahantu henshi, abantu barisobanura mu buryo bwinshi, ariko ngewe iri jambo njya ndisobanura mu buryo bwo guhuza imibereho yacu ya buri munsi no kujya mu ijuru. Kuko ni ubutumwa bwiza bwa Matayo, uzashaka kurisoma azasoma ibice 25 ahere ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 30. Ni ahantu dusanga Yesu atanga inyigisho abwira abantu bari bamukikije n'intumwa ze zirarabwira ati rero uko mubona uko buri wese agiye guhabwa itaranto. Ugiye nubwo byanyuze mu mugani, ariko burya umugani ugana kare. Burya Yesu yari ari kwitegura kubabwira bati burya nubwo ndi kumwe namwe ariko ngiye kugira gute, ngiye kugenda, kandi ibyo ngomba kubaha buri wese namuhaye bijyanye n'imbaraga afite. Atanga rero, anyurira muri ya mugani uvuga ati umutunzi yarazindutse, buri wese amusigira uwo ahaye 5, uwo ahaye 3, uwo ahaye 2 n'uwo ahaye 1, buri wese bitewe n'ukuntu imbaraga ze zingana. Iryo ni ijambo ry'Imana, abantu bose bararizi. Natwe uyu munsi iryo taranto turarifite, ariko hari abakeneye kugumya gutungwa n'abandi bacuruje neza iryo taranto, bo bakumva kuko ngo bagomba kuba ari babandi ngiye mvuga ngo bicara bagabumba amaboko bakavuga ngo ngiye navuganye n'Imana, Imana izambeshaho. Ariko hari n'abajya bavuga ngo ariko ngo n'inyoni ngo ntawe uzirusha kwambara ngo no kurya neza, ngo uburabyo burambara, inyoni zirabyibushye, njyewe ndajya gufata isuka, ndajya ku kazi nshaka iki. Nyine bahera kuri rya jambo nyine rivuga ngo ntimukiganyire ngo ejo tuzarya iki, tuzambara iki, ngo murebe uburabyo, murebe inyoni ngo ntizibiba ntizisarura. Bagahera aho ngaho nyine ngo ntibakiganyire. Ni ukuri mu ijambo ry'Imana hari igihe umuntu arikoresheje nabi byarangira nyine ibintu byabaye bibi. Ariko nubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukiganyire, ahubwo biba bikubwira ngo ukore. Ntukomeze gutekereza ngo ese noneho ejo nzarya iki, kandi ufite amaboko, ufite amaguru, wakora, wagenda ugashaka imibereho.
y'uwo munsi. ahubwo reka turebe n'iryo jambo turisesengura ariko Mm, tukiganyire. mm. ubundi umuntu arinda agera ku rwego rwo kwiganira byagenze bite? Kuko hari ukuntu ijambo rya Yesu barifata nabi, ubundi umuntu arinda agera ku rwego rwo kwiganyira. Si Eh, uko hari ikintu yakagombye kuba, kuko burya umuntu yagombye kwifuza ikintu ashobora kuzageraho. mm. Kwiganyira rero ntegereza ko ari ugushaka ikintu kikagutera agahinda kandi utazakibona. Kwiganyira ni ukwicara ugatekereza gusa ahubwo ntukore. Kandi uwo mwanya niwo Yesu yatuje. Ukwiganyira ni kwa kundi wicara ukavuga ati ariko se ubu ngubu nzakora iki? Ese bigomba kugenda gute? Ejo nzabaho gute? Ese ko mbona runaka afite imodoka nziza, ngewe nzagira imodoka nziza ryari? Ko se ngiye kuburara bimeze bite? Ariko icyangombwa abantu bakwiriye gutekereza, nanone cyane cyane njya mbirebera muri Afurika. Muri Afurika hari abantu benshi ku isi, kandi abantu benshi ugasanga umuntu yakurikije rya jambo rivuga ngo mubyare mwororoke mugwire mwuzure isi, ariko ntatekereze ku isi afite. Ntekereza ko mu kugwira kw'abantu benshi nabwo bishobora gutuma umuntu yiganyira, ari nabwo bujura bushobora kuza, ari muri ubwo ariko bwose. Bibiliya Nabyo hari ivuga ko ikintu abantu wakoresha nabi oya, Bibiliya ivuga ko kikakubera abantu icyaha, bakwiye kubyara bakamera nk'umusenyi wo ku ariko nyanja, hari ikintu bakuzura isi. hari ikintu wakoresha kikakubera icyaha kandi wakivuye muri Bibiliya. None se tuvuge niba bavuga ngo wuzure isi, mm? Isi yawe ufite niyo ugomba kuzuza. Nk'ubu ngubu nkatwe hano, Oya, Bibiliya ivuga ko abantu bagomba kubyara bakamera nk'umusenyi wo ku nyanja, wawubara. oya oya, yabwiye Aburahamu ko izamuha urubyaro Eh, rumeze nk'umusenyi wo ku nyanja. eh, Ahubwo ndi kukubaza ngo niba ijambo ry'Imana ngo mubyare mwororoke mugwire isi, mwuzure isi, noneho umuntu arabyaye kandi afite metero 60 kuri 30, niyo sambu yiwe afite, abyaye abana 10. None se abo bana 10 niba babyaye, ubu umwana afite metero ariko zingahe? hari ijambo ryitwa ngo nawe wibagiwe harera Imana. Oya, ntago iryo jambo rya harera Imana. Imana irarera ndabizi, Harera Imana, ariko nanjye habyara nakubwiye, Imana, haba Imana. oya nanjye nakubwiye Eh, ni niba Imana yaravuze ngo tubyare twororoke twuzure isi, umuntu ntakwiye kwizuza isi afite. reka icyo tuzakigira ikindi kiganiro cy'ubutaha tuzarebere None se hamwe. ariko bivuye ku Oya, kwiganyira. tuzarebera hamwe niba ikintu cyo kubyara abantu nka 50 ari bikwiye cyangwa bidakwiye. Hari n'abantu usanga bafite ikibazo, nituza kuri iki kiganiro cya Imana aho yabwiye Adamu na Eva ati bahaye isi nimubyare mwororoke mwuzure isi. Tuzarebera hamwe nyine, kandi kari umugisha. Si uwo mugisha abantu batabyaye abana benshi, aho ntiwaba ugabanutse. Ese ntabwo umugisha ushobora kuwukoresha nabi ukavamo ibindi. Ushobora kuba umuziga ahubwo, Eh, kubera ko umugisha utawutwaje neza ushobora kukubera umuzigo. Reka rero tuzarebera hamwe icyo ngicyo, tuzakireba kuko none se usanga ko abantu ndeba batakivugaho. amasaha yagiye. Amasaha aragiye, niyo mpamvu ndi kuvuga tuti rero dusoreze kuri uyu mugisha nyine. Ni naryo jambo tugiye gusorezaho. Uyu mugisha abantu mu kurwanira usanga uri kubyara intambara, uri kubyara amahane, uri kubyara ibintu byinshi. Tukibaza intambara, amahane, umwiryane Mm, mu bantu b'Imana niho turi, mm. kandi bose bavuga ko umugisha ukomoka ku Mana. Baba bumva neza iryo jambo bavuga icyo ari cyo. Ni naho tugiye gusoreza. Rero nk'uko bivuze, twari tukiri kubivuga ku bintu nyine byo kuvuga ngo umugisha uturuka ku Mana. Sinzi niba abo bantu bashakisha umugisha bakoresheje intambara bazi ahantu umugisha ukwiriye kuba. Ariko ijambo ry'Imana ni mu Gutegeka kwa 2,
ntabwo nazanye bibiliya yanjye. ni ugutegeka kwa kabiri ubwo ni ibice 28 ho hakunze kugaragaza cyane umugisha. cyane. Gutegeka kwa kabiri ibice 28. Nari ngiye kubireba kuri telefone, ehe ariko aho hantu haravuga ngo nugira umwete wo kugira gute, wo kubaha Imana. Reka tuharebe wenda reka tuharebe gutegeka kwa kabiri n'ibice 28. tuhasome, noneho abantu babashe kumenya ese umugisha uturuka he? Abantu Umugisha bakunze uva he? kubyitiranya Ni ku dusomye ku murongo wa mbere murongo. kugera ku wa gatatu dushatse twanagendera aho Reka tuhasome. Eh, Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose mu isi, kandi iyi migisha yose izakuza ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu, aho dutuye tuzahabonera umugisha. Uzagirira umugisha no mu mirima yawe, aho uhinga, aho usarura uzabona umugisha. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, abana bawe nabo bazagira umugisha, kandi n'imyaka yawe yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Hano ijambo ry'Imana ni ijambo ryiza cyane. Nitwumvira Uwiteka. Kumvira Uwiteka nta kundi ni ukumvira, ni ukugenda nk'uko Imana ishaka, ugakurikiza amategeko y'Imana. Niba Imana ikubwiye ati koresha amaboko yawe, yakoreshe. Ko ni ukumvira Uwiteka. Niba Imana ikubwiye iti nkorera, kandi gukorera Imana ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukugenda wirukanka imisozi yose ngo uri gukorera Imana. Ahantu hose uburyo uri gukorera Imana. Niba ukoresheje amaboko yawe, ugakoresha ubwenge bwawe, icyo gihe uri gukorera Imana. Kandi twibuke yuko Imana ubwayo yarakoze, irakora, ku munsi wa karindwi iraruhuka. Uwo munsi iraruhuka. Ntabwo tubona ko ku munsi wa mbere Imana yakoze yarangiza ikaruhuka, ikongera igakora ikaruhuka. Yakoze iminsi 6 yose irayirangiza. Rero ni urugero rwiza Imana yaduhaye hariya. Imana yaduhaye urugero rwiza rwo gukora, tugakoresha inoze. Ariko ugasanga umuntu yagiye gusenga ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa mbere ari mu rusengero mu cyumba, ku wa kabiri ari mu butayu, ku wa gatatu yagiye ku musozi, ku wa kane agarutse mu rusengero, ku wa gatanu yasubiye mu butayu, ku wa gatandatu akagaruka akagenda ati hari amasengesho ya rusange, bakajya mu masengesho. Ku cyumweru akajya gusenga. Ubwo se azakora ibyo kurya ryabo? Azagira gusoza kuri iri jambo ko turimo turasoza tureba umugisha w'Imana. Umaze kugaragaza ko Imana yabwiye abantu ko umugisha uzaturuka mu bikorwa abantu bakora, ko niba umugisha uzaturuka mu mudugudu nuko uzaba ufite aho utuye, kugira ngo ubone ko wubatse, kandi ko wubashywe. kuko erega no kugira ngo Imana iguhereze n'aho utura ni ukubanza ukanabubaha Imana kugira ngo uharamire, kuko ushobora no kubyubaka ejo bakabisenya kuko wahubatse n'ubundi mu nduru. Kandi Imana ivuga ngo mu murima, bivuze ko umuntu agomba kuhaguruka akagira gute, agahinga kugira ngo azasarure. kandi uzagira imbuto zo mu nda yawe, uzagira abana b'umugisha. Apana abana barwaye bwake, apana abana bakujyana muri stress, apana abana bakubaza ibyo kurya ntubibone. No mu myaka, mu butaka bwawe, none se wagira inka utaziguze zizizana matungo yawe. Hano rero dusoza kuri iki kintu cy'umugisha kugira ngo abantu basobanurire, tureka dusoreze muri Yakobo naho igice cya 4 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ahagaragaza kuko buriya impamvu ikintu gifungirana umugisha ngo mbese muri mwe intambara zivahe n'intonganya zivahe, murararikira ariko ntacyo mubona. Niko ijambo ry'Imana no Yakobo yavuze ati murararikira ntacyo mubona. Kubera iki?
murica kandi muragira ishyari ariko ntimushobora kunguka, muratabara mukarwana. aha ngaha rero ku murongo wa gatandatu murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, Mm. mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. aha ngaha rero tukavuga tuti abantu mbere yo kwiruka inyuma y'umugisha nibabanze bakiranukira Imana, babanze bamenye icyo bagomba gukora, Mm. babanze basomere ijambo ry'Imana umaze kugeza ku bantu. cyane. Eh, Mm. kuko ibintu byo gutekereza ngo umugisha, ejo twari turi kuganira ku ijambo cyangwa se mu kiganiro cyashyize ku umwe watangaje ko ngo hari umugisha w'amasegonda, ibyo nabyo ni ukwikira igiti ugaseka. Urumva ko turi kuvuga umugisha twebwe tuba turi kuvuga wa wundi uzaherekeza umuntu ukamugeza no mu bwami bwo mu ijuru, cyangwa se wa umugisha uzahererekana no mu muryango. Mm. reka rero ngira ngo dusoza ahangaha tuvuge ngo mu by'ukuri muri iyi si umuntu yakagombye kugirana ubusabane n'Imana mu gihe yemeye kugenda nk'uko iri jambo ry'Imana ryo mu Tegeka kwa kabiri rivuga ati rero uzabonera umugisha muri ibi no muri ibi ariko niwitondera amategeko y'Imana. Mm. kandi amategeko y'Imana Yesu yari yavuze ngo naya burya nubwo abantu basoma yewe nubwo bajya hariya yandikiye Abalewi 623, ariko Yesu we yaravuze ngo akubiye muri ayo. Mm. ukunda Imana n'umutima wawe wose Yo. n'ubwenge bwawe bwose n'ibyawe byose, ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. ngo andi yose Mm. akubiye muri ayo. reka rero ngushimire, tuzagumya tuganire, reka turarikira abakunzi bacu ko tuzaganira igitekerezo cyangwa se inyigisho zivugwa z'iri jambo Imana yabwiye abantu ati mubyare mwororoke mwuzure isi. Mm. kuko ni ikintu gisa n'ikitumvikana neza mu bantu b'Imana. Ya, na cya kindi cy'ubumuntu. ni ukugira ubumuntu, umuntu akumva ko mu by'ukuri ari umuntu mugenzi we ari umuntu. na mugenzi we ari umuntu. Mm. hari ari nabyo. n'indirimbo njya nkunda buriya Mm. ivuga ngo umuntu ni nk'undi. ariko nyine nk'uko nyine ubivuze muri ayo mategeko abiri, ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ariko abantu barabishobora ubumuntu buriya ugomba kubuzamo. Oya, ugomba buriya kubuzamo. niba twatangiye tuvuga nuko turi gusoza, Mm. niba umuntu akunda umuntu nk'uko yikunda, Mm. ni gute wakora ikintu kizarimbura abantu? Ntibishoboka. cyangwa wowe ukaba Nawe wahemukira umuntu. cyangwa wowe ugahemukira umuntu, ugashyira umuntu hariya akagwara siterese, ukajya ubona umuntu mbega abaye ari we wamushyize muri icyo kibazo. ahubwo ubundi burya ikintu wumva ko kitakugeraho, ariko no mu ikintu bumuntu wumva ko tunamenye nanone no tuzanareba mu bumuntu Mm. habemo no kubabarirana, ko umuntu ashobora no gukosa. Yego. muri icyo kintu cy'ubumuntu nacyo turebe tuvuga ubundi umuntu nyine kugira ngo agire ubwo buntu atandukane n'igikoko. ariko burya n'ibikoko mbona ahubwo hagiye bijya biduturusha kwibagirwa amakosa byakorewe na bigenzi byabyo. Oya, nyine ikintu gikwiriye kugira ni urwo rukundo, urwo wikunda ukarukunda na mugenzi wawe, ukumva ko icyo utifuza ko cyakugeraho nawe utamwifuriza kukimugeraho. reka dusoze rero dusoreze kuri ubwo bumuntu. reka tuzakigire ikiganiro wenda kizatangira kiriya cyumweru. ibyo biganiro ko ari bibiri tuzabitambutsa mwa kiriya cyumweru. bakunzi bacu rero reka tuguhereza akanya usoze kuri ikiganiro twari turi kureba, ese koko umuntu yibona mu ishusho y'Imana cyangwa abona yaramaze kuba icyigenge? Mu by'ukuri rero turi gusoza mu magambo y'incamake, icyo nabwira umwana w'umuntu ni ukubanza kureba ibyo nkora byose, ese ngaragaza ishusho y'Imana? ni ikibazo ukwiriye kwibaza muri iki gihe cya none. mbese mu byo nkora byose ngaragaza ko naremwe mu ishusho y'Imana? nusanga utararemwe mu ishusho y'Imana rero ubwo sinzi uzaba se wararemwe mu ishusho yandi. ariko uyu mwanya ni umwanya wo kwisuzuma, ukareba ukavuga ati se imikorere yanjye, imigenzereze yanjye, ibyo ntekereza bigaragaza ko naremwe mu ishusho y'Imana? ese Imana ni ibiki nyifuriza? ni ibyo nyifuriza ni ibyo ngenderamo? twese turebere hamwe iri jambo dushorejeho ryo gutegeka kwa kabiri 28, uhereye ku murongo waho wa mbere
ugakomeza ukageza ku murongo waho wa 9. Usome uburyo ukwiriye kubona umugisha wawe, noneho ugire ubumuntu muri wowe, uhinduke umuntu waremwe n'Imana kandi uyiremewe mu ishusho yayo. Ugaragaze Imana mu bikorwa byawe, ugaragaze Imana mu ntekerezo zawe. Murakoze, ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. ugeze neza rero abantu, ubumuntu nyabune, no kubwiza abantu kuri, kuyobora abantu ni ikiganiro tuzaganiraho mwumva, kuko anafite iyo titire cyangwa se y'ikiganiro ku murongo wiwe avugiraho ibitekerezo cyangwa higishirizaho abantu. Ubwo rero tuboneyeho amahirwe kuri Boka Wisanzure TV kuzatwunganira umuntu mu by'ukuri akamenya kugira ubumuntu mu bantu bishatse kuvuga iki, bigaragarira hehe. Dukwiye gutandukana n'inyamaswa, by'umwihariko ku bizera rero dukwiye no kugira itandukaniro nyine y'urwo bumuntu. Murakoze, turabashimiye. Mukomeze rero muduhundagazeho za like, muduhundagazeho za subscribe cyangwa se kwiyandikisha sabone, mutwandikira ibitekerezo. Dushimira abatwandikiye, hari abo nabonye batanze ibitekerezo, n'abanyura mu gikari namwe turabashimira. Mujye mukomeza mubane natwe, ariko ubu butumwa bwiza bugumye busakare, bugere ku mpera y'isi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Turabakunda rero, tuzagumya tuganira. Umudamu rwose yemwe azagira ibitekerezo byiza byinshi. Uko antumiye nzajya mwitaba, kandi natwe hano kuri Boka Wisanzureho ni mu rugo, duhora tumutumira, ngo tuzajya duhora tugutumira buri munsi. Uko ubona akanya, nubwo mwabona ndi mu kiganiro njyenyine ukumva uri butange igitekerezo, si ngombwa kugitangira mu gikari, ni uguhita uza hano muri studio, ahasigaye tugahita tukwakira ukatugezaho ibitekerezo, ukatwunganira. Reka tubashimire rero, mukomeze muryoherwe na weekend. Erega abantu burya tuba turi kubashyira muri weekend, turi kubibutsa kuko ari no ku cyumweru cyo ni ukujya gusenga. Rero Imana izabane namwe. Bye bye.